ifunze neza ariko noneho muscles reaction umubiri kujya gukora bya bintu nyine uko ari kubitekereza bikanga execution yabyo bikanga kubera iki amaze igihe kinini adakina aremereye cyane ibiro byinshi birasaba kumukuba no kumuha iminota myinshi cyane kugira ngo atangire gutanga umusaruro ibyo bikajyana nuko nta gihe kinini gihari champion iraje irimo rakomanga super coupe iraje irimo rakomanga imikino round ya kabiri ya confederation zabije nindu zihangana ariho hahandi wavuze uti yiza kubifita amafaranga kwiye ashyitse yuzuye ni hahandi ujya muri Koto Sport de Garwa ni hahandi ujya muri KCCA ugakuramo umukinnyi wari umaze ukwezi gusa ari muri vacances ariko mu kwezi gushize yari arimo arakina match za champion cyangwa za confederation wow amafaranga icya kabiri nureba nka batamale yego abaye muzamu mwiza muri champion ya Uganda ariko Rayon Sport ntiyigeze imukurikirana nkayo donc Arsene Wenger niwe yigeze kuvuga uburyo yaguzemo Torreira yarebye statistique gusa arareba imibare aravuga uyu mukinnyi nkurikije imipira yaka ko ayitanga ndamubona n'umukinnyi mwiza mumuzane yaramuzanye yabonye Torreira wanyawe kuri office abona ukuntu ari akantu kagufi abona ukuntu kareshya atekereza ukuntu azagakinisha nimero 6 agakubise muri Premier League biranga so abantu baje twari kumwe n'umuvandimwe kuri Fine FM Emeni ibizi harakana avuze ndagakunda nyenya nkotinga abantu regardless rwose yuko abantu babifata ko iyo umuntu yavuze akantu keza nge sinkunda kukitirira ndakamwa yavuze akantu nakunze yavuze ngo Tamale ikikwereka uburyo ari umuzamu usanzwe eko timu kuko yavuze akantu keza ngo ni umuzamu ufite taye nto donc sikije yasi umuzamu muremure ugihagarara kirekire ngo uvuye ngo umuzamu waho ni nk'abakuruta ngo metero 1.90 na baro yose niwitera ari rampa ikuremo icya kabiri si n'umuzamu uri moderne wavuga ngo uramukundira ututuntu twagiye twatribuwa ku bazamu ngo zigukinisha amaguru ngo zigutangiza baro ngo agira vuba iyo tuntu nk'utwo ngo sohoka neza bira by'abasuper keeper by'abaniweri ngo degaje neza you know donc uri murashaka ikintu rushaboneri ukakibura uzi ikibazo cyabayemo ubwo nukuvuga ngo ni data baguze ntibamonitarinze umukinnyi so nkagaruka rero ku cyo Renzo yavuze hari cy'amafaranga adahagije ariko hari na cyo kintu cyo kutagira scouting system kugura byo kuvuga ngo niteguye iki kintu mbere y'amezi 6 nkurikirana umukinnyi menya quality menya icyo mukeneye mu muzana ntamushidikanyaho navuga ni rero umuntu udafite ibyo bintu bibiro Renzo avuze yakwibwa pe ubuza amafaranga ngo gure wa mukinnyi Afrika yose izi kame biography stone ntago twari kuba tuvuga amagambo twakwa tuvuga tuti umuntu atsinze ibitego 10 na bingaye muri confederation akaba top scorer champion ya Tanzania bikajya twese twaramugiye ku mateleviziyo nta muntu utamuzi kame ariko nawe bishobora kuza bikanga yego byakwanga ariko ukaba byibura abantu bose barahurije ku kintu cyo kuvuga ngo there was no need for rega ni nkunganiye binarashoboka ko ushobora kuzana umukinnyi muri izo condition twavuze Rayon Sport yabazanyemo mu bakinnyi bane uzanye badafite aho bavuye muri competition mu gihe cya vuba hakaboneka umukinnyi mwiza iyo ni exception ni ibintu utaba witeze ni ibintu bitungurana ushobora kuzana ifaso amaze imyaka myinshi atari muri competition mu by'ukuri atameze neza ariko uburyo we yakoraga cyane avuga ati ndashaka equipe kandi ngera ngomba kuzana ndi mwiza agahura n'abatoza beza akagira iki kwitegura ukazasanga mu bakinnyi bane habaye flop 3 we avuyemo ari umwe abaye umukinnyi mwiza iyo ni exception wamvu tuvuga ko nyine biba bitunguranye biratungurana cyane ariko ibyo ntabwo bihoraho ibyo ntabwo bihuje no kujya gura umukinnyi uri muri competition ahantu akagwe ntabwo bayida bavuga ngo nuguhendwa ntabwo ari uguhendwa none se reka nkubaze equipe ya Pyramids yaguze Fiston Mayele Kalala imugura muri Young Africans imugura ajya kugera kuri miliyoni 1.5 by'amadolari y'Amerika ni miliyari hafi 2 z'amafaranga y'u Rwanda yamuguze muri Young Africans n'umukinnyi wari umaze igihe shining uburyo onana batangiye kwitwara debize muri equipe ya Simba ejo ushaka kumva ngo yaguzwe na miliyoni y'amadolari y'Amerika kandi ejo yari muri Rayon Sport sibyo bivuze ngo abakinnyi ntabwo ari bivejuru ntabwo bava mu ijuru abakinnyi bava muri competition iyo twabonaga onana twavugaga ngo hagati ya onana na Bigirimana Bede nde mukinnyi mwiza muri championnat
hari umukinnyi witwa Bigirimana Bedi waguciye miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Uzi wabonye udashidikanyaho ntabwo umuguze miliyoni 40 abantu bakubwiye ko aguhenze ko ari menshi kubera ko umenyereye kugura nyine miliyoni 15 miliyoni 10 sibyo abantu bakubwiye ko aguhenze kandi ni investment wamusinyisha wakongera ukazijyana 60 ukamusinyisha imyaka 3 akabyemera ejo nuko wamugurisha miliyoni 100 ntabwo abantu bakugiye mu matwi bakubwiye ko nyine ni igihendo ntabwo ari byo kuko manze hose barakubwira to yawe yaburetse gato ayo mafaranga ni menshi ntabwo twayimenyereye ntabwo umuguze sibyo ntabwo umuguze kandi uzi neza ko ari umukinnyi muri shampiyona wakinnyemo wahanganye nawe uzi icyo ashobora gukora hanyuma umuntu akicara agahita akora analize iri trip cyane ni bya bindi y'urugango rajya avuga ngo no kwirinda trauma ni cya byisiki sinze mu cyumweru gice uko no kwirinda depression ngaho yarari yakoze iki ngo muri cyo mvunga atwaye ibikombe none se onana yatwaye igikombe cya shampiyona muri Rayon Sport none se ari gukubita ejo yakubise equipe y'Uburayi abantu bose bavuga ati uyu mukinnyi agomba kuba regular starter muri Simba uratekereza se ejo bundi arahiri cyangwa se Zamalek ni mwifuza Simba izabacanganye nta mukinnyi Rayon Sport ifite kuri ubu muri mediane yayo imeze nka Bedi umutoza yavuze muri interview Rayon wabyumvise yavuze ngo am totally ndabishyira mu cyongereza yavuze mu gifaransa yavuze ngo ndi desi ndi donc disappointed natengushwe byuzuye ndi disappointed natengushwe yavuze ngo twakinnye nabi kuruta uko twakinnye nabi kuri match ya Vitaro ngo ebyiri zishize zombi yemera ko bakinnye nabi ariko iyi yarategerejemo ko bari bugira akantu bongeraho ngo basubiye hafi yuko bakinnye kuri Vitaro yavuze amagambo nk'atatu tugiye guheraho tunakomeza analize zacu ranzo ubibuka ijambo yavuze aravuga ngo dukeneye umukinnyi wo hagati ufite experience ntiyanaciye kuranda avuga ngo w'umunyamahanga mu yandi magambo yavugaga ngo dukeneye still Abedi n'ubundi umukinnyi ufite experience w'umunyamahanga agaruka ku kindi kintu aravuga ngo ikipe ya Rayon Sport kuri RTL Ruvumbu Nzinga icyo kintu riga mbabaranye kuvugira umwanya no wawe twamaje kuri Ruvumbu yavuze ngo donc witwa Ephraim yamaje ngo se kuko niweho wanze Ruvumbu yavuze ngo ingusha mu mutego kuko ni 50-50 opinion yanjye ntiyamwemeye ariko sinangiye wamwanze gusa dukeneye abakinnyi bakora bafite imbaraga bari physically ready nyine biteguye mu buryo bw'imbaraga bakora cyane Ruvumbu n'umukinnyi ku mupira ngo ushobora kuba afite impano aho yakinnye twagiye tumubona ariko ntabwo yiteguye gukora ibyo birashaka kuvuga iki donc niwe wamwanze bisobanuye iki niba yarabaye déçu kuri Ifaso nuko Ifaso yaguzwe umutoza adahari iyo umutoza Yameni Zerifani aza kuba ari muri Rayon Sport mbere yuko bagura abakinnyi bagiye batandukanye ntabwo bari gusinyisha Ifaso Lorenzo uri gukomeza ku bijyanye na reaction y'umutoza Rayon Sport Zerifani kuri Ruvumbu yego yavuze ko nyine atari we donc yarafite nawe igitekerezo cyuko atashaka Ruvumbu donc yabyemeye kubera ko wavuga ko akeneye abakinnyi bakora ibaza umuntu utari uburyo twabonye Joachim Ojera uburyo twabonye Musa Aruna Majaliwa uburyo twabonye Youssef twabona ko ari bamwe mu bakinnyi bameze neza ubona ko vraiment bari hejuru bafite imbaraga bagerageza gukora ntarabashima urumva Ruvumbu tuzi twabonye sezishize yari umukinnyi nyine na Kenisi yajya bisubiramo cyane yimusereza bari batabyishimira ariko byari byo yari umukinnyi nyine ugufasha igihe afite umupira gusa umupira umugezeho ashobora guhindukira agatanga passe nziza ku mupira w'umuterekano ashobora gutera kufra nziza ikajya mu izamu cyangwa se ikavamo assist ariko umukinnyi akona agace gato k'umukinnyi k'ibyo umukinnyi asabwa gukora mu kibuga umukinnyi agomba kuba yirukanka ku mupira siritu nk'umediateur umukinnyi agomba kuba ashobora kugwanira umupira akawa ko bahanganye umukinnyi agomba kuba afite amaguru akomeye ku buryo yakwiyangaje muri tackle
ni ibintu byinshi umukinnyi akenera. Ako kantu ko kuba wafata umupira ukawuhereza aho ushaka ni akantu gatoya. Umutoza uri moderne ujyanye n'igihe biragoye ko yakwakira umukinnyi umeze gutyo. Aho ni badiri ibyo ntabwo byashobokaga. Abatoza bose Mikel Arteta ntabwo bishoboka kushobora kuba ufite karite imwe muri karite 100 gusaba ngo bikunde. Fete mu kibuga haberamo ibice bitatu kurusha ibindi. Igice cya mbere ni igihe dufite umupira in possession, aho Luvumbu ni umwe mu bakinnyi beza cyane. Iyo nkuko Renzo aravuze afite umupira vraiment yakoreshaga ibintu nyine bibyara umusaruro, ariko hari igihe mugira icyo bita perte di ballon. Noneho hari akazi mukora mujya kwishapira. Yego, ako kazi gasaba imbaraga, donc kuba ufite nyine fitness, umubiri wawe bikwemerera wihuta wiruka. Muzaneba no muri za Champions League bajye bashyiraho ukabona bashyizeho umukinnyi wenda agiye gusimburwa cyangwa se yagize match nziko ngo yirutse ibirometero 11 yirutse ibirometero 9 se kuri. Niyo mpamvu haza n'izi systeme nyine za GPS kugira ngo abakinnyi bajye ari ibirometero akavarenga mu kibuga n'ibindi no mu myitozo. Worklet zabo Bisobanuye ko icyo kintu Ruvumbu uramutakaza. Bisa naho icyo gihe muhawe ikarita itukura. Ntuza kubona Ruvumbu aza kugira uruhare mu kuba yafasha mu gushaka umupira. Hari n'akandi gace gakomeye ka mu mupira kitwa transition. Ni twari tufite turi mu ikipe imwe ngewe na Lorenzo mpashe Lorenzo nk'umupasa we Ruvuyanga isumwaka. Twese turi muri faze yuko mwe murawubonye ikipe ya Ruvuyanga wenda nakwizigira, ariko namwe ntimurubaka neza uburyo bwanyu ngo tuvuge ngo noneho bagiye kwataka neza. Donc bariregurupye neza batangiye kutwataka. Bikiri muri ako kantu navuga ngo kitwa inzibacyuho, nibwo tukiutakaza mu masegonda make tukiutakaza. Kwa guhirimbana dupressinga dukoresha umuvuduko udasanzwe, vitesse, imbaraga zose kugira ngo tubake. Abantu naho abakinnyi b'abahanga barahagarara sita bakina hagati bagafasha ikipe kurekipera. Muzabibona cyane nko ku makipe ya Liverpool niko Klopp yakinaga. Yatakazaga baro guhera kuri Mane, Salah, Firmino, Wijnaldum n'abahano bagahita bakwegera vuba bakamera nk'intare z'inkazi, bagahita bayikwa mu masegonda nk'atanu. Yego urayibonye ariko ntacyo yimaza, ntitugurwaho rwo gutuma unanakina, ntitumutekereza. Ibyo bintu bisaba umukinnyi ufite nyine imbaraga. Nibyo yavuze ngo nkeneye abakinnyi bari mobile, donc babuja bagenda. Sinshaka umuntu umeze nk'umupatro. Icyo nabishaka kuvuga ni iki, muri profile z'abakinnyi bari muri Rayon usibye nka Yusuf twabonye nawe yaje guha message ku giti cye. Yaramubwiye Yusuf cyagiye match ya Vitaro yaracenze no mu myitozo agacenga kambi kabana amacu baramubwira ngo yamubwiye donc imbona nkubone ibyinshi nkayimubwira mu cyara bari kibyo yayimubwiye en français n'abandi babyumva. Tuzi tugana n'umuntu uri muri staff ya Rayon ku mugoroba, aramubwira ngo izo ni je zo muri futsal muri twatu buga twabana, ndashaka umupira ufite intego ujye kwizamu kandi ndashaka gukora. My friend Yusuf nubwo yagira utuntu atari gukora neza, ndabona ari kujya mu set pieces, ndabona ari kujya mu hari nka Colonel yateye nimugoroba iteye isoni, ukabona ararwana imipira n'abasere kandi babimurusha. Wabonye ko umutoza bitanamushimishije yageze aramuhamagara amwe reka ibyo bintu kuko ni overconfidence, hari akora bitari ngombwa. Bisa nkaho donc ntabwo arimo kubaha abantu bakinana yumve ko ari byo bashoboye. Arakora ibyo ashoboye akabikora neza, ariko akajya gukora n'ibindi adashoboye byakabikorwa n'abandi. Ariko impamvu we byibura napfa kumushima ku rwego rwo hejuru cyane, at least ibye arabikora neza. Nakakazi twavuze badafite umupira arabuja, aranamagana n'abandi dupressing dushaka umupira twegere, ukabona ari sacrifice service ya equipe. Navuga ko abakinnyi benshi mu bo twabonye ejo vraiment ntago Rayon yagize match nziza. Ukurikije igihe gisigaye harasabwa akazi kenshi. Utinya ko umutoza nyuma ya match ya Vitaro yahamagaye president, ahamagara SG arababwira ngo nagarutse kugira ngo nongere nzamure izina ryanjye ku mugabane wa Afrika. Muswa yaramaze igihe muri za Saudi Arabia. Aravuga ngo mukuri bishoboka byose haboneka abakinnyi, ibitari ibisinakora gutya. Sinshobora kuvuga ngo ikipe yasezerewe muri round zibanza za Confederation ubundi ni atagetenga arashaka amatsinda aya kandi agira mwongera zamura izina rye akira ndi masoko hano ku mugabane wa Afrika. Niyo mpamvu yasinyise zimwe. Aravuga ati nabisiga nkagenda nahabigeze. Donc ibaza umutoza uri kujya muri interview akavuga ngo ndi disappointed, nayo ngo ntiyishimiye ku ikipe Yaguze. Anyway, nubwo nemera ko kuri cya kibazo cyawe noneho
wahereye uvuga ati se abantu bisa amafaranga menshi kugura gusa si amafaranga menshi kugura gusa ariko hari ikintu amakipe yo mu Rwanda agomba kwiga nkurikije ibyo nabonye kuri Rayon Sport. Hari ikintu perezida wa Kiyovu yakoze mu gihe cyashize Mvuke Juvenal cyo gufata abantu uzi neza udashidikanyaho. Uyu ni umugande Okwi arazwi muri Simba, naramubonye simushidikanyaho, ndamuzi muri equipe nationale ya Uganda. Ngwino Pichu na Abedi ni abamediateri bakinnye muri Rukinzo bagera kuri finale y'igikombe cy'igihugu, nakurikiranye neza nzi akabazana kugura umukinnyi uzi akantu bakongeramo gatoya. Sina ngombwa ko buri ara confusion y'abantu bagera Lorenzo ngo yango amakipe yo mu Rwanda ngo akora amakosa ngo yo kubanga umutoza ngo atariwe bigurira. Abatoza nabakoze ni Burayi siko buri gihe umutoza yigurira abakinnyi. Yego yagira urare mu gutanga liste, wish list ye, yagira urare mu gusaba bashaka, ariko none se iyo birukanye umutoza ntaza gasanga abakinnyi n'ubundi baguzwe n'abandi batoza agakorana nabo kandi bagatwara ibikombe. Ariko icyo Lorenzo yavuze gikomeye, yasanze icyo bita karite uyihabwa n'ikirero. Nibuba ku buryo bazajya bashaka abakinnyi mbere yo kubagura, bamonitoringe situation, bamenye umukinnyi kondisiyo arimo, bamugure bamuzi, ku buryo umutoza naza ko se wenyine ufite monopoli y'ubwenge nasanga hari barindwi baguze Lorenzo atazaburamo batanu. Mbabarira nkuruhure mu magambo make. Ngiye namaze kubona ikintu kimwe nimugora naganiraga n'abantu muri Gorira, nabonye uburyo Gasogere Chrise, nabonye njabona uburyo amakipe nka za Kiyovu zirekrita. Rayon Sport mu Rwanda iri mu makipe afite intege nke mu kurekrita abakinnyi, iri mu makipe atuma abantu mu kubashakira abakinnyi, gatuma abantu batari professional, batari abanyawo. Niyo kipe ya mbere yibwa, niyo kipe ya mbere ibeshywa, like niyo kipe ihabwa abakinnyi idafite ikintu na kimwe baziho. Kubera nge mbibona nk'intege nke za perezida wa Rayon Sport. I'm sorry soko nshaka kumvuga ikintu kitari cyiza, ariko afite intege nke za mbere afite no miyoborere ye muri Rayon Sport. N'imyaka amazemo ari muri mwaka wa 3 wa manda ye, ntabwo yigeze agikosora kubera ko he is not flexible. Ntabwo ari flexible, ibitekerezo bye abyo uko byakabaye kandi akabikomeraho. Ibyo nabyo bizamo intege nke. Abantu yizera akabatuma, yizera abantu batari ku rwego rwa Rayon Sport, abaha ububasha bwo kugira icyo bakoramo, atuma ntabwo ari ku rwego rwa Rayon Sport. Man, mwabonye urwego Gorira iriho mu gihe giti maze muri championnat. Gasogi abantu bayibonye ejo. Kiyovu Sport ni kipe n'ubundi itangira sezo buri gihe cyose sanihisha ahantu ariko ikagutungura kuri quality y'abakinnyi ifite. Ni Rayon Sport isigaye inyuma, like isigaye inyuma cyane pari raporo y'andi makipe yewe n'amato mu kurekrita, like mu kugira iyo scouting system. Sinzi n'abandi makipe ntabwo ayifite, ariko nibura kugira abantu yizera bayishakira abakinnyi beza. Abanyamupira abantu nyine babizi ibyo kubera uburyo perezida Jean Fidel yakwizeye, yagukunze, ni wowe gusa, nta wundi muntu ushobora kuzonga mu igitekerezo. Donc ntabwo ari flexible, ntabwo yiteguye kumva ibintu by'abantu runaka kubera ko odepari atigeze abizera, batamusapotinze mu buryo mwe cyangwa ubundi. Abantu rero yizera ntabwo ari ku rwego rwo kubaka ekipe ikomeye, ntabwo ari ku rwego rwo ibitekerezo bya kubaka ekipe ikomeye nka Rayon Sport. Dusaza kuri ingingo rigani twibaza ngo nibyo koko abacuruzi nibo nkunda baravuga ngo icyavuye mu iduka ntigisubizwa, ariko ubu ufite indi chance yo kugura ikindi ushaka nanone, gusa n'ubu ufite chance yo gusubiza icyo waguze. Icyo ni kimwe. Rayon Sport ikwiriye kuzana abandi. Hanyuma ikibazo cya kabiri, harabavuga ngo pre-season ni pre-season, n'amarushanwa n'amarushanwa. Hari ubwo Rayon Sport yabarimo kwitwara gutya, ariko ari pre-season. Erega pre-season umuntu duha garanti ni umutoza, kuko niwe mutekinisiye, niwe kubwira ngo bimeze neza cyangwa bimeze nabi. Iyo avuze ngo ndi disappointed, we am I kwabana nabo kugira ngo mburane. Abakinnyi arabakeneye, ikeneye abakinnyi byibura batatu nge mu mboni zanjye. Baravuga ngo ejo bundi Pep Guardiola yaravuze batwara Champions League ngo ntushobora gutwara amarushanwa manini cyangwa makuru udafite umuzamu ushobora kuba yakora ya save idatekerezwa. Donc cya kintu kiri buri yese ta expecting agako gishoboka. Mwabonye nka Baro Ederson yakuyemo ya Lukaku kuse masegonda ya nyuma. Umuzamu niwe muntu wemerewe wenyine gukuramo umupira n'amaboko
niwe muntu wenyine ugira role idasa n'iy'abandi n'amaguru byose. You have to make sure kugira umuzamu mwiza. Icyo ni icyita rusange ku ikipe ishaka gukina. Icya kabiri rero ikeneye nimero 8 wayi Majari wa umukinnyi mwiza pe nta kibazo mufiteho, arakora ibintu bibiri nkunda cyane mu mediateur ukina control pass, nta kwasa ufunga baro rimwe ayitanga, nta kwasa ari confirm mwiza cyane, ukora buri cyo umuvuga ukavuga ati Imana kuza kwihere gusa kwiberaho imyaka myinshi, ufite umupira rwose. Ariko nanone ukanabyumva bamuguza ari umukinnyi n'ubonye ko arapo muri equipe nationale y'u Burundi yicaje pichu bari bazi tumwe n'ikintu habonye gifatika wahera. Iyo mvuze ko batari no ku rwego rumwe namaze kubona ikintu arusha pichu ntabwo abantu babyumva neza, ariko kanagemo dukomeze kugira ngo tunasoze. Ni mwiza kurusha pichu, ni control pass akina ibintu byiza, ni mwiza baraka pichu twaramubonye kandi agakina zone akaguma hagomba kubarisa. Ntabwo bisaba ikintu myinshi kugira ngo ubone umukinnyi mwiza. Iyo ari muri iriya mediane mane navuze ngo afite ameze nk'agasimba kitwa octopus kaba mu nyanja, kaba gafite amaboko menshi gatera gutya, asa n'ufite amaguru nk'umunani, ntabwo ari afite 2 like ni omnipresent, abera hose muri mediane. Turaza wenda kumusesengura niba dutiza iminota yindi nk'itatu Ruvuyanga, ariko icyo dushaka kuvuga akeneye umukinnyi bakinana nimero 8 nawe ufite karita erega n'ubundi bashakaga niya Bedi kugira ngo baribere ba Yusef, baribere ba Ojera, baribere ba Iraguha bagende bajya imbere. Ariko iyo isanga ari kumwe na Bigirimana Bedi muri iriya mediane ya Rayon Sport, byari kuziba ikiho kiri imbere cyabaye Faso, bikaziba ikiho kiri inyuma ko barwatubyaye, byari kuba biri perfect. Umukinnyi umwe gusa dusoreza hano hahandi Rayon Sport uko yabayeho kose nyizi ntari itagira rutayiza box pocha uvunderezamo nk'incira Rayon utafite umwashara tubagaruka turya